ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka abishimire. Mbahaye ikaze kuri uru rubuga rwa mwene data wa nyirawe Adeline. Uru rubuga ni urubuga ruzajya ruvugirwaho ijambo ry'Imana. Ni urubuga rwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba, amaraso ye akaba ariyo yatumye tubabarirwa ibicumuro byacu, tukakira agakiza, ubu tukaba turi abana b'Imana. Uru rubuga rero cyangwa se iyi shene nkaba mbahaye ikaze. Mwene data Adeline mwari mumaze igihe mwaramubuze, ariko agarutse kuri shene ye bwite, muzajya mubasha kumubona. Hariho amanimero ye, azajya ayabaha, nimero za telefone, cyangwa se mushatse kumwandikira kuri WhatsApp. Ibyinshi azagenda abibabwira. Tubahaye ikaze rero, ni karibu kandi turabakunda. Murakoze. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mbahaye karibu kuri uru rubuga rwa mwene data wa nyirawe Adeline. Iyi ni shene twabashije gushyira ahagaragara uyu munsi, shene muzajya mukurikiriraho ibibwiriza bye. Adeline wa nyirawe ni mama pasiteri, akaba ari umuvugabutumwa w'umuhamagaro ndetse n'umuhanuzi. Kuri iyi shene rero mukazajya mukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wadupfiriye, ndetse mukazajya mukurikira n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, hakiyongeraho no gusengera ibyifuzo. Adeline ni umuhanuzi nabonye witwara neza, ntabwo ari nk'aba bandi b'iki gihe, aracyafite umuco, ntabwo arata umuco. Mbifuriza rero kugira ngo muzakomeze mumukurikirane, abafite ibyifuzo mubimugezeho, abasengere, kandi twizeye yuko umurimo w'Imana uzagenda neza. Yesu Kristo niwe udushoboza, kandi twizeye yuko tuzagirirwa neza n'Imana, tukazataha iwacu mu ijuru, tukazahurirayo twese nk'uko Imana yagiye iduhamagara kugira ngo dukore uyu murimo w'Imana. Buri muntu wese mu ruhande rwe akore icyo agomba gukora. Umuvugabutumwa avuga ubutumwa, pasiteri ayobore intama ze, ayaragira intama. Abagomba gukereya amashini nayo bayakereye, bayashyire ahagaragara, badasabye ibiguzi, ahubwo babikorera ubuntu n'ubundi bufasha bwose. Twizera rero ko umurimo w'Imana twese dutahiriza umugozi umwe, kandi tugomba gufashanya icyo umuntu ashoboye akagikora kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Murakoze, turabakunda. Ciao. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Iyi shene YouTube tumaze gukereya uyu munsi ni shene ya mwene data mama pasiteri wa nyirawe Adeline. Akaba ari mama pasiteri, akaba ari umuvugabutumwa w'umuhamagaro ndetse n'umuhanuzi. Akaba abenshi bari bamuzi avugira ku yandi mashene, ariko uyu munsi yahisemo gufungura shene ye bwite. Akaba rero nk'uko yiyemeje gukora umurimo w'Imana,
yongeye kubaha ikaze kugira ngo mukomeze mujye mumukurikira. Abafite ibyifuzo byo gusengera ni karibu, asengera ibyifuzo, ariko cyane cyane akunda kumva ibibazo by'ingo by'abashakanye. Abafite ibibazo by'ingo by'abashakanye muzajye mumukurikira, muzamukuraho inyigisho nziza nyinshi zabagirira akamaro. Ntabarambiye rero, byari ijambo ry'ikaze, ariko uru rubuga ni urwanyu, iyi shene ni yanyu, ni karibu, tubahaye ikaze, turabakunda. Ciao, mugire ibihe byiza.